Blog Talk Radio. bakunzi baradiyo ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe turabasuhuje dusuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese dusuhuje n'abandi bumva ikinyarwanda cyangwa se n'abandi bose bazakurikira bino biganiro. Uyu munsi turi ku itariki 21 ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2020, mukaba muri kumwe na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Uyu munsi rero kuri iyi tariki 21 Nyakanga umwaka wa 2020 twongeye kugaruka mu biganiro byacu. Hari hashize ibyumweru bibiri radiyo muri konji, none ubu radiyo yahindukiye, tugiye gukomeza nyine gahunda z'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Ni ukuvuga ko muzajya mutwumva nka kabiri mu cyumweru guhera ubu ngubu. Nagira ngo rero mbararikire nyine ikiganiro tugiye gutangira ubu ngubu none aha ngaha. Ni ikiganiro cyitwa ihuzagurika ry'umuryango w'abibumbye Loni kuri jenoside yo mu Rwanda. Iki kiganiro nyine turakigezwaho, ndavuga umutumire w'ingenzi dufite muri iki kiganiro ni Dr. Nkiko Nsengimana, umukuru w'inama y'ubutegetsi w'umuryango Rwanda Truth Commission. Ni umuryango uharanira ukuri ku byabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo nyine Dr. Nkiko Nsengimana, nagira mbere ko dutangira ikiganiro mufungurire mikoro numve niba twumvikana, hanyuma dutangira ikiganiro. Dr. Nkiko Nsengimana, urahora akomeye. Dr. Nkiko Nsengimana, uranyumva neza? Ubanza hari akabazo ka tekinike, ndumva Dr. Nkiko Nsengimana ntamwumva. Ndakumva noneho, ushobora gusuhuza abatwumva. Ndumva nakumvaga, numvaga harimo ibintu bitavugaga neza, ariko ndakumva. Wasuhuza abatwumva noneho tugatangira ikiganiro. Agomba kuba afite utubazo twa tekinike, ndabamuhaye akanya gatoya mbe ntangiye ikiganiro, hanyuma ubwo turongera kugaruka mu kanya. Nyine ikiganiro cy'uyu munsi navuga ko ari ihuzagurika ry'umuryango w'abibumbye Loni kuri jenoside yo mu Rwanda. Ndumva
Dr Nkiko Nsengimana asa n'ufite utubazo twa tekinike, numva iwe hari ukuntu biriho bisamira, yafata akanya akabanza akabitunganya, tukaba dukomeje kino kiganiro. Imyitwarire y'umuryango rero w'abibumbye kuri jenoside yo mu Rwanda ikomeje kurangwa n'ihuzagurika ritangaje. Umuryango Rwanda Truth Commission ukuri Rwanda, uwo muryango ufite icyicaro cyawo mu Bubiligi, ukaba wemewe n'amategeko y'igihugu cyo mu Bubiligi. Uwo muryango wandikiye abayobozi bakuru b'umuryango w'abibumbye ubashishikariza gushyigikira iby'Abanyamerika, Abongereza, Abayapani bifuje ko inyito ya jenoside itaba gusa iyakorewe Abatutsi bonyine kandi n'abo mu yandi moko barishwe. Muri iki kiganiro nk'uko nabivugaga, turi kumwe na Dr Nkiko Nsengimana, umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi y'uwo muryango Rwanda Truth Commission. Tukaba tukigezwaho na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuri radiyo nyine y'ishyaka Ishakwe. Abantu baribaza impamvu tugarutse kuri ibi ngibi ubu ngubu. Mu bihe byashize twigeze kubiganiraho, ndetse hari n'ibindi biganiro twigeze kubikoraho twerekana yuko cyane cyane tuvuga kuri ziriya ku nyandiko zari zatangajwe na leta y'Ubwongereza, leta y'Abanyamerika ndetse na leta y'Abayapani, bavuga ku nyito yari imaze gutambuka mu mwanzuro w'umuryango w'abibumbye w'inama nkuru, w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Noneho muri ibyo bikaba byari byabaye tariki 21 Mata mwaka wa 2020, nibwo mu by'ukuri umwanzuro watambutse. Ariko ibyabaye impaka zagiwe n'ibindi byose byaje kujya hagaragara mu kwezi kwa gatandatu, ni nabwo twabikozeho ibiganiro. Abantu baribaza rero batese ubundi n'ibiki bikubiye muri uwo mwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, ni ibiki byabaye byatumye mu by'ukuri ari Abanyamerika, ari Abongereza, ari Abayapani ndetse n'umuryango w'ibihugu byishyize hamwe byo mu Burayi nabo bavuga bati iriya nyito ntabwo inoze. Kandi ibiramambu bakaba bari batoye iyo myanzuro, ariko bamaze kuyitora baza kugira akangononwa kubera ko babonaga ko ibintu byari amacuri, bahitamo kubivuga bavuga bati nubwo twemeje uriya mwanzuro kutambuka, ariko hari ibintu bigomba gukosorwa, kubera ko bidakosowe byazatuma iminsi yose yo kugira ngo dutekereze ku byabaye kuri za jenoside zindi zabaye, byazatuma bigira ingaruka, kubera yuko nyine ibi byo mu Rwanda bifite ukuntu bigoretse. Cyane cyane baranabisobanuye nk'uko Dr Nkiko aza kubigaragaza, ibihugu bimwe na bimwe byagiye binasobanura ko uburyo iyo myanzuro uburyo yagezweho ko byakozwe huti, ndetse hakabamo na jugujugu yatumye babonamo uruntu. Bikaba byaragaragaraga nyine ko leta y'u Rwanda yashakaga yuko iyo myanzuro itambuka uko yayifuzaga, kugira ngo mu by'ukuri yumvikanishe ko ibyabaye mu Rwanda ko ari jenoside nyine yakorewe Abatutsi, ko nta wundi munyarwanda wayiguyemo kereka nyine ngo waba yarazize nk'impanuka, cyangwa se no mu buryo bwo kugira ngo berekane ko abatari mu bwoko bw'Abatutsi bose bagomba kubazwa ibya jenoside, n'iyo baba nta ruhare babigizemo ku giti cyabo. Uwo mwanzuro wari umeze ute? Uwo mwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, yenda hari mbere y'uko mbijyamo nagira ngo mbanze nerekane ko atari ubwa mbere mu by'ukuri umuryango w'abibumbye ukorera Abanyarwanda ibintu bitanoze. Ntagiye kure cyane, muri za 59, muri za 62, mu gihe cya revolution yo muri 59 no mu gihe cya independence y'u Rwanda, cyangwa se na mbere yaho, umuryango w'abibumbye waragije u Rwanda n'Uburundi, Ububiligi. Ni ukuvuga uwo muryango w'abibumbye wabaye nk'aho ufata Abanyarwanda n'Abarundi nk'ibitambambuga bigomba kuragizwa nk'uko umuntu ashobora kuragiza itungo undi muntu. Baravuga bati igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi tubiragije igihugu cy'Ububiligi. Noneho koko Ababiligi
igihugu bakiyobora nk'indagizo yabo nyine kugeza ubwo igihugu cyageze ku bwigenge. Ubwigenge kandi bukaba bwaraje mu buryo nyine muri ya nkubiri y'ubwigenge yabaye muri Afurika hirya no hino no ku isi hirya no hino, ubwo abaturage hirya no hino bavugaga bati ubukoroni twaburambiwe, nimuduhe amahoro musubire iwanyu mu bazungu mwe, mureke twigenga. No mu Rwanda iyo nkubiri yarahageze, ariko mu Rwanda byajyaniranye nyine na revolisiyo muri 59 ubwo igihugu cyasezereraga n'ingoma ya cyami, noneho bigenda ingunga imwe, binatuma ndetse no kuntu byumvikanye ku banyarwanda benshi batarashoboye kubona itandukaniro ry'ibyabaye, bakabona ko kwigenga mu by'ukuri hari ababyumvamo ko ari no gusezerera ingoma ya cyami, ariko batumva ko kwigenga mu by'ukuri icyo byari bigamije ni ugusezerera abanyamahanga bari barafashe igihugu bugwate, abanyamahanga badukoronizaga, abanyamahanga twari twararagijwe n'uwo muryango w'abibumbye. Birumvikana ko uwo muryango w'abibumbye ufata igihugu n'abagituye ukakiragiza ikindi gihugu ni agasuzuguro gakomeye cyane, ku buryo na nyuma yaho n'ibindi byose byagiye bituruka mu muryango w'abibumbye nyine harimo iyo nenge, byanze bikunze iyo nenge irimo, ntiyabura, kubera yuko ikintu kivutse gipfuye ntabwo kigira ubuzima, kubera ko iyo nenge ikomeza kugikurikirana. Dr Nkiko Nsengimana yagarutse, ariko numvaga iwe hakiri akantu gasamira, nagira ngo nze kumufungurira mikoro ari uko maze kumva ko iwe amajwi yatunganye neza, yakongera akisuzuma neza akareba mikoro ye niba imeze neza, noneho nkaza kumuha ijambo mu kanya. Nari ngikomeza rero mvuga ko umuryango w'abibumbye watereranye abanyarwanda inshuro nyinshi cyane. Hari icyo gihe umuryango w'abibumbye waragizaga u Rwanda Ububirigi mu 1947, hakaba na nyuma yaho muri za 59, muri za 62 ubwo mu gihugu no muri icyo gihe cya revolisiyo abaturage batotezwaga icyo gihe nabo mu bwoko bw'abatutsi. Hari abatabaje bati umuryango w'abibumbye ukwiye kudutabara, kubera ko nubwo haba revolisiyo mu gihugu, nubwo haba amahindura mu gihugu, abaturage bagomba guhorana umutekano wabo, bakagomba guhora, nta muntu ugomba mbese kubatoteza baziza icyo bari cyo ngo ni revolisiyo cyangwa ni ibindi. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri muri icyo gihe cy'amahindura ya revolisiyo hajemo n'ako kantu k'agakabyo, kuko hajemo n'icyo kintu cy'irondakoko no gutoteza abatutsi. Icyo gihe rero hari abatabaje umuryango w'abibumbye bati ko turiho dutotezwa mu gihugu cyacu. Uwo muryango w'abibumbye ntabwo wabatabaye. Na nyuma yaho ubwo ibitero, na nyuma igihe mbese igihugu kimaze kubona ubwigenge, na nyuma nyine ubwo ibitero by'inyenzi nibwo byatangiye. Icyo gihe nabwo habaye itotezwa ry'abatutsi. Iryo totezwa ribaye nabwo ntabwo umuryango w'abibumbye wigeze ugira icyo umarira abanyarwanda. Si icyo gihe cyonyine, igihe cya Rurangiza ni mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Icyo gihe umuryango w'abibumbye wari warazanye ingabo mu Rwanda, zari ingabo nyinshi cyane, ingabo zaturutse mu bihugu bikomeye ndetse ziyobowe n'umuntu w'umujenerali wo mu gihugu cya Canada, hakabamo n'umukoroneri wo mu gihugu cy'Ububirigi, hakabamo n'ibindi bikomerezwa byaturukaga mu bindi bihugu binyuranye, ariko n'ingabo zari zihari n'ibikoresho byo gukangata byinshi cyane. Ibintu bimaze gukomera, jenoside itangiye, izo ngabo zayabangiye ingata ziritahira. Umuryango w'abibumbye utererana abanyarwanda, abicwa baricwa, noneho abandi nyine barahunga, ku buryo ibintu byaje guhosha ubwo FPR Inkotanyi yafataga leta, ubwo yafataga ubutegetsi. Icyo gihe abatutsi bari barishwe, umuryango w'abibumbye yavuze ko abishwe muri jenoside bageraga mu 800, hanyuma ndetse hanze y'igihugu hakaba harahungiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu cyane cyane barengaga 3 miliyoni. Umuryango w'abibumbye ubwo wagarutse mu Rwanda, imvura ihise, amarorerwa arangiye. Nyuma yaho nanone umuryango w'abibumbye yongeye kudutaba mu nama, ubwo ubwawo ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubwo ni muri 2010, ubwo umuryango ubwawo wakoraga ibyo bitaga mapping report, ni ukuvuga
icyegeranyo cyo gukurikirana ubwicanyi bwabaye mu gihugu cya Congo hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2003. icyo cyegeranyo cyerekanye yuko ingabo za FPR Inkotanyi, ingabo nyine zahindutse z'u Rwanda, za leta y'u Rwanda, ko zakurikiranye abahutu muri Congo zikabica umugenda zibigambiriye, ku buryo ndetse muri icyo cyegeranyo banavugaga bati ubwicanyi bwibasiye abahutu b'impunzi muri Congo nabwo ni jenoside, niburamuka bushyikirijwe urukiko rwabigenewe buzasuzumwa nka jenoside. icyo kintu rero umuryango w'abibumbye umaze kugitangaza, mu Rwanda leta y'u Rwanda, ni ukuvuga perezida Paul Kagame, yarakangase ati ingabo zanjye nohereje kubafasha mu kubungabunga amahoro hirya no hino ndazigarura, hanyuma kandi n'umubano tuwuhagarike. ubwo ndetse bakora ku bikomerezwa byari mbese bishyigikiye leta y'u Rwanda, leta ya Paul Kagame, noneho byose biti nimuhoshe turebe. bityo cya cyegeranyo rya perereza rishyirwa mu kamuga kugira ngo mbese bareke Kagame atuze. hashize imyaka 10 yose icyo cyegeranyo gikozwe, abantu barapfuye, nta butabera, nta namba. ikindi nanone, ruriya rukiko rwa Arusha rwashyiriweho gukurikirana jenoside yo mu Rwanda no gukurikirana ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, muri urwo rukiko batangira cyangwa banasobanura akazi karwo bavugaga yuko urwo rukiko ruzanakurikirana n'ibyaha by'intambara, n'ibyaha byakozwe n'impande zombi zarwanaga, n'ibyaha byakozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi zari inyeshyamba icyo gihe. ariko urukiko rwafunze rwazinze akarago, nta muntu n'umwe wo muri FPR Inkotanyi ruciriye urubanza cyangwa se runakurikiranye. bikaba rero bigaragara yuko umuryango w'abibumbye amateka ufitanye n'u Rwanda ni mabi. n'iri huzagurika rero tubona kuri iri nyito ya jenoside yabaye mu Rwanda, n'iri huzagurika ntaho ritaniye n'ukuntu umuryango w'abibumbye wagiye ubana n'u Rwanda icyo gihe cyose. niyo mpamvu rero kuguhuzagurika k'umuryango w'abibumbye kuzanakomeza. ndahamya ko umwaka utaha inyito ya jenoside yabaye mu Rwanda, mbere bayitaga jenoside yo mu Rwanda, ubundi bayita jenoside yakorewe abatutsi, ubu ngubu hari impaka. ndahamya ko mu gihe cy'umwaka bazongera kubisubiramo, bakaba yenda bavuga jenoside yo mu Rwanda nanone, kugira ngo abanyarwanda bose bayiguyemo, baba abatutsi, baba abahutu, baba abatwa, kugira ngo bose bibukwe n'ayo mahanga. mu gihe uwo munsi wo kuzirikana iyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda icyo gihe kiza, mbese kugira ngo icyo gihe nikigera amahanga yose ajya azirikana n'abandi banyarwanda bose bishwe mu gihe cya jenoside muri 1994 bazira ubwoko bwabo, cyangwa se banazira ko barwanyije abashakaga gutsembatsemba abatutsi, ababarwanije nabo barishwe. bityo rero nabo bakagira uburenganzira bwo kwibuka ababo. noneho na leta y'u Rwanda ikaba yagirwa inama yo kureka kuvangura abapfu, igahitamo mbese ikabaha amoko, ku buryo bituma leta y'u Rwanda mbese yo ishyira imbere ubwoko bw'abayiyoboye cyangwa se bw'abiganje muri leta ya FPR Inkotanyi. nagira ngo nongere numve niba Dr Nkiko Nsengimana yagarutse, numve niba mikoro ye ikora neza, hanyuma asuhuza abatwumva, noneho dukomeze ikiganiro. uranyumva neza noneho? ngenda kumva neza, ni wowe utanyumva neza? ndakumva neza noneho, n'ijwi ryawe rwose numva riri muri FM. nagira ngo usuhuze abatwumva, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. urakoze cyane muvandimwe Musangamfura. ubwo ndashuhuje abumva iradiyo Ishakwe, ndasuhuza abanyarwanda bose, ndasuhuza abakunda u Rwanda, ndasuhuza n'abanyafurika bose, turi hamwe nyine mu bumwe, tugira ngo duharanire yuko natwe Afurika tuba igihugu
tuba umugabane w'isi ufite agaciro. Ndasuhuza abantu bose mukunze kujya mukurikirana ibiganiro byacu. Twizere yuko iki kiganiro tuza kunguranamo byinshi. Murakoze. urakoze cyane Dr Nkiko Nsengimana. Ndumva umbwiye ko wanyumvaga neza, ni ukuvuga ko ibyo nari n'ubusobanuro wabyumvise tutakwirirwa tubisubiramo. Nagira ngo byose rwose nta kibazo. sawa, ubwo ngubwo reka dukomeze. Banza ntibutse kubwira abatwumva ko uyu munsi nyine turi ku itariki 21 Nyakanga 2020, tukaba twatangiye kino kiganiro isaa 3 isaha yo mu Burayi, isaha y'i Geneve mu Busuwisi, isaha saa 4 ku isaha ya Helsinki, saa 9 ku isaha za Washington DC. Ni naho iyi radio yacu ivugira, Washington DC muri Amerika. Nagira ngo dukomeze ikiganiro gifitiye inyito ihuzagurika rya Loni kuri jenoside yo mu Rwanda. Iki kiganiro nari maze gusobanura ibigikubiyemo, ibyo dushaka kuganiraho, ariko nagira ngo ubwo Dr Nkiko Nsengimana aje no kwiharira ijambo, muhe ijambo. Nabonye hari ibaruwa mwatangaje umusibejo, ibaruwa mwatangaje, ibaruwa mwandikiye abaperezida b'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Ndavuga umuperezida ucyuye igihe n'umuperezida winjiye ubu, ndetse munandikira n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Guterres, muvuga kuri ibi bibazo bijyanye n'ibitekerezo byatanzwe cyangwa se n'ibitekerezo byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta y'Ubwongereza ndetse na Leta y'Abayapani ku bijyanye n'inyito ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibyo bihugu bivuga biti iyi nyito ntabwo inoze, kandi n'uburyo iyi umwanzuro wagezweho hari tubifitiye amakenga, byakozwe huti, byakozwemo ntabwo ari bwo ushobora kuzatera izindi ngorane. Ndagira ngo Dr Nkiko Nsengimana nguhe ijambo, utubwire mbese amavu n'amavuko y'iriya baruwa yanyu. Kuki mwahisemo muri uriya muryango wa Rwanda Truth Commission, kuki mwahisemo kwandikira ubwo buyobozi bukuru bw'umuryango w'abibumbye mukandika iki gika? Ndabizi ko hari umwanzuro wafashwe uvuga ku munsi wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ku itariki 20 Mata umwaka wa 2020. Uwo mwanzuro nibwo wafashwe, hanyuma uwo munsi haza gutangazwa koko ibaruwa yanditswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iyanditswe na Leta y'Ubwongereza n'Abayapani, bavuga bati ibi ngibi ntabwo bihwitse, birimo amanyanga, twitandukanije nabyo kandi turashaka ko bizakosorwa. Ndetse n'umuryango w'ibihugu byo mu Burayi nawo waje kugifunga muri ibyo, nawe uravuga uti ibi bintu bikwiye gukosorwaho ko mu Rwanda jenoside yarabaye, ntawe ijyaho impaka, Abatutsi barishwe ntawe ijyaho impaka, ariko hari n'Abahutu bishwe, nabo bagomba kwibukwa, nabo bagomba kwibona muri iyi nyito ya jenoside yakorewe Abanyarwanda. Nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana nguhe ijambo wisanzure, tubwire amavu n'amavuko y'iyo baruwa, ndetse unatubwire ibikubiye muri iyo baruwa. Ubwo turaza gukomeza tunavuga tunareba mbese ni ibiki twizeye, ni ibiki mwizeye kuzakura, n'ubuhe mwanzuro mwizeye kuzakura muri iyo baruwa, ni ibihe bikorwa bindi muteganya kuzakora kugira ngo iyo baruwa yanyu yo kuzamera nk'akakamuri kazimirira mu kamuga, ni ibiki muteganya kuzakora kugira ngo mu by'ukuri ubutabera muharanira buve ubuzimu bw'igihugu? Dr Nkiko Nsengimana. Urakoze cyane Musangamfura. Iyi baruwa twanditse ejo ikurikiye nyine kuko amabaruwa ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cy'Ubuyapani bwari bumaze kwandika, bwanditse hashize amezi 3, igihe nyine hari hamaze kujyaho icyemezo cyo guhindura inyito
y'umunsi wo kwibuka amarorerwa yabereye mu Rwanda. Nibwo rero twanditse iyo baruwa, twandika rero tugira ngo rwose tugaragaze, tubabwire ko ibyo bintu byadutunguye kandi ko byanatubabaje, kuko iyo nyito yabaye ubundi yitwarwa umunsi mpuzamahanga wo kwibuka, wo gutekereza kuri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. icyo cyemezo cyari cyarafashwe rwose nanone na Nations Unies na Assemblée Générale n'inama nkuru nyine resolution bari bakoze icyo cyemezo, bari bagikoze mu mwaka wa 2003, banza ari mu kwezi kwa 12, mu kwezi kwa 12 ku itariki 23. icyo gihe nyine kuko bakurikije za raporo zari zarabaye, ni ibyemezo byari byarafashwe, hari harabaye nyine igitekerezo cyo kugira ngo hatekerezwe ko umunsi wo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. icyo cyemezo rero ni icyemezo 58/234 cyabaye nyine icyo gihe kuri 23 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2003. nicyo cyemezaga nyine koko kivuga giti dukurikije ibintu byabaye, dukurikije inama twagiye duhabwa na uzi ko yigeze kuba raporo y'impuguke z'umuryango wa Afurika ku bintu byabaye mu Rwanda, igihe bakoraga ya raporo bavuga bati ibyabaye mu Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda yashoboraga kutaba, hari uburyo bwose bushoboka ko kugira ngo itaba. noneho bakora rero iyo raporo banifuza ko ibyo bintu rwose bajya babitekerezaho. noneho mu kwezi kwa 3 muri itariki ya 6 umwaka wa 2003, inama y'abakuru b'umuryango wa Afurika yari yabereye N'Djamena, yifuza rwose ko hajyaho uwo munsi wo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. noneho bahereye kuri ibyo rero nibwo icyo gihe mu mwaka wa 2003 nyine kuri iyo tariki ya 23 y'ukwa 12 bashyizeho uwo munsi, bavuga yuko itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 hazaba haba umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda nabo yahitanye. nuko icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyari cyarafashwe mu mwaka wa 2003. hanyuma rero haza kuba utuntu tw'utunama u Rwanda rwagiye rujyana ibihugu bimwe na bimwe, bategura ibintu hutihuti ku buryo abantu baje gufatirwamo, mbese basa n'abasinya ibintu ahari yenda batabitekereje. noneho ubwo rero nibwo nyine baje kugira igitekerezo, baravuga ngo uwo munsi ahubwo uzaba umunsi wo kwibuka jenoside y'abatutsi mu Rwanda muri 1994. iyo ubibona hari ahantu usoma ukuntu byagenze, hari ahantu rwose ubona basa naho barenze muri icyo cyemezo. icyo nakubwiraga yuko bavugaga jenoside umunsi wo kwibuka jenoside mu Rwanda, ubwo bashyize rero muri icyo cyemezo bashyizeho kuri iyo tariki nyine ya 20 y'ukwa 4 muri uyu mwaka, bavuze nk'aho ngo
mu mwaka w'ibihumbi 2003 inama nyine y'umuryango w'abibumbye ihavuze yuko ngo uwo munsi w'itariki ya 7 y'ukwa kane ari umunsi wo kwibuka, ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yabereye mu Rwanda muri 1994. babyandikamo bavuga ko ari uko byabaye muri icyo gihe muri mwaka w'ibihumbi 2003. barabeshyaga rero rwose. iyo ubisomye ubona aho hantu uko babivuga nyine. hari aho bavuga ngo twongeje kwemeza ko ku itariki ya 7 y'ukwa kane ari umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. kandi icyo cyemezo cyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2003, ni ukuvuga nyine mbere y'imyaka 17 inyuma. bo baravugaga jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. bivuga rero nk'uko ibintu birahita. noneho bagiye kubitora, barimo kubitora nibwo nyine abanyamerika, abayapani n'abongereza bavuze bati ibi bintu dukoze sibyo, bikoze mu bintu by'amariganya, tubyihusemo cyane, kuko iyo dusoma ibyo twanditse biravugwa gusa yuko ari abatutsi bahitanywe na jenoside muri 1994 gusa. ati kandi hari n'abandi banyarwanda bahitanywe nabo n'ibyabaye muri jenoside muri 1994. uko niko kuri. noneho rero tubibonye koko turavuga duti reka natwe tuzandikire umuryango w'abibumbye tubabwiye yuko ibyo bintu by'uburiganya bakora ku kuntu ko kusa naho rwose iby'iwacu mu Rwanda babijagatamo. tuzabandikire tubibabwire ko Rwanda Truth Commission twebwe twihaye rwose intego yo kugira ngo kuri byabaye mu Rwanda kugaragare. tubibabwira ko aho hantu hari ahantu batandukiriye ukuri. tubabwire ko uko kwita guhindura inyito ntabwo ari uguhindura inyito gusa, ariko bahinduye n'ibyo ivuga, n'ibyo icyemezo cyari cyafashwe mbere cyavugaga. ntabwo jenoside yo muri 1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi. ibyo nta muntu ushobora kugihakana. twarabibonye, twabibayemo, nta muntu ushobora guhakanya ibyo ngibyo rwose. ibyo ni ibintu byabaye amanywa ava, ibyo bintu byarabaye, nta muntu ushobora kubihakana. ariko rero gushaka kuvuga ngo ibyabaye mu Rwanda ni jenoside yakorewe abatutsi gusa, ni ukurimanganya, ni ugushyira ukuri ku ruhande, ukibagirwa ko hari abandi, tuvuge nko mu bwoko bw'abahutu, abatwa dukunze kujya tubibagirwa, nabo batikiye ubwinshi muri iyo jenoside. ku bantu twabihagazeho twari mu Rwanda, abandi umuryango wacu, hari n'abo muri izo mpunzi bari muri FPR muri icyo gihe mbere ya 1994, bari muri uwo muryango wa FPR igihe warwanaga. turahura rero turabiganira ibintu sibyo. ibyo twebwe tuzi nibyo koko mu ruhare rwabaye rwa guverinoma muri 1994 ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 4 habaye koko itsembabwoko, jenoside ku batutsi. haba no kwica abahutu. abahutu benshi nabo bahapfiriye. hari abarwanyaga ubwo bwicanyi, hari n'abishwe kubera yuko batari
mu byo leta yari iriho ya emereni desideri nyine yari muri uwo mugambi ku bantu babona ko batari ababo nabo babipfiramo ari benshi. Birongera aho ni mu gipande cyerekeye guverinoma yari iriho icyo gihe muri 1994 mu kwezi kwa kane. Ariko nanone mu muryango wacu ko turi abantu hose twahuye duturutse muri izo mpande zose, nk'uko nabivuze, bamwe bari impunzi mbere ya 1994, abandi natwe twari muri igihugu icyo gihe twakurikiranye ibintu nabo bavuga, kandi natwe ku byo natwe twagiye tubona byerekana ko mu ruhande FPR yari irimo nayo y'ubura imirwano yishe abantu mu rwego rwa jenoside. Nta muntu wavuga ko abo bantu batishwe bazira ubwoko bwabo. Ibyo bintu rero wabyita jenoside utabyita jenoside ni ubwicanyi ndengakamere. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo ibyo bintu urabiretse. Wajya na kure nk'uko wabivuze mbere, ureba ibintu byabereye muri Kongo byo umuryango w'abibumbye urabihamya ko ari byo, ko ari jenoside yakorewe abahutu. Ntabwo rero wavuga ngo amateka y'u Rwanda yahagaze mu gice kimwe gusa, ndavuga igice cya leta ya kera, ngo niho amateka yahagaze, wibagirwe kureba amateka yaberaga mu gice nyine cyakontororwaga na FPR. Tukavuga rero duti ibyo bintu muri gukora rwose muri inzira y'ukuri, inzira yo gutuma abanyarwanda, buri munyarwanda wapfushije muri ariya mahano agira uburenganzira bwuzura, buri wese amenya akababaro k'ukundi. Murimo gutandukira inzira, murimo guha gusa, ahubwo murimo kuramya abicanyi bamwe, kuko bamwe barahanwe, ariko murimo guha ikuzo abicanyi bo muri FPR nabo bakoze amarorerwa akaze yitsembatsemba na ndetse yitsembabwoko. Nicyo kintu rero muri makeya twagira ngo tubabwire. Noneho tukavuga duti ntabwo tujya mu maraporo yagiye akorwa n'imiryango yindi n'abantu ku giti cyabo, cyangwa duti turabandikira gusa, tuboherereze za raporo zizwi, ari umuryango w'abibumbye waziyakiye, ibintu nabo ubwabo bivugira. Nubwo rero nibwo twashyizeho izo raporo. Uzi ko hari iriya raporo ya Denis Segi yerekanye ko mu Rwanda nyine habaye amarorerwa, habaye amahano ya jenoside n'ibindi byaha bikomeye. Yarayikoze mu zi raporo Gersoni n'izindi raporo Roberto, raporo mapping nk'uko babivuze. Hari na nkete zakozwe ubwayo n'urubanza mpuzamahanga rwa Arusha. Ni ibyo bintu rero bikubiye muri iyo nyandiko. Yenda naba mpagarikiye aho ngaho, niba ufite ikindi kibazo ugira ngo tuganireho nkaba ngusubije ijambo Musangafu. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ku magambo akomeye cyane tubwiye ajyanye n'iriya baruwa mwanditse. Ndibutsa ko iyo baruwa yanditswe na Rwanda Truth Commission, ni umuryango uharanira ukuri ku marorerwa yabaye mu Rwanda. Uwo muryango ukaba uyobowe na hari umuyobozi mukuru wabo ni bwana Jonathan Musonera, hakaba n'umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi bw'uwo muryango Dr. Nkiko Nsengimana. Iyo baruwa mwayanditse nyine usibye ejo muyoherereza abayobozi bakuru b'umuryango w'abibumbye kugira ngo mu by'ukuri mwongere gutsindagira kiriya kintu nk'uko Abanyamerika, Abayapani n'Abongereza ndetse n'umuryango w'ibihugu
byibumbye byo mu burayi nk'uko babisobanuye bavuga bati iriya nyito yadutse yo kuba ko jenoside yo mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi yirengagiza n'abandi banyarwanda baguye muri iyo jenoside. Nagira ngo rero ngushimire ku bisobanuro duhaye utubwira ibikubiye muri iyo nyandiko. Iyo nyandiko ndahamya ko ari amateka, ni amateka kubera yuko byanze bikunze nguko uko abantu indatwa cyangwa se nguko uko indatwa ziharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu zitwara, kubona ikintu nk'icyo ngicyo gitambuka kandi ari ikintu gikomeye cyane, abantu bagaceceka ntibagire icyo bavuga, ni ikibazo gikomeye. Hari ukwandika rero, ibaruwa murayanditse, ariko noneho hari n'ibikorwa bigomba kuyiherekeza kugira ngo mu by'ukuri izabyara umusaruro, nk'uko nabivuze nyine ntizamere nka kaka muri kazimirira mu kamuga. Ni ibiki muteganya gukora kugira ngo mu by'ukuri ubutabera muharanira buzave ibuzimu buze ibuntu, kugira ngo n'abicanyi bo muri FPR-DMI nabo bashobore gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga ndetse no mu gihe kiri imbere n'ubutabera bwo mu Rwanda? Ni ibiki muteganya gukora mu muryango wa Rwanda Truth Commission? Nagira ngo ngusubize ijambo Dr. Nkiko. Banza mikoro yawe itarafunguka, ndayifunguye, ushobora gufata ijambo Dr. Nkiko Senyima. Urakoze cyane muvandimwe Musangamfura. Icya mbere nyine nk'uko muri iyo baruwa tubyandika ni dusaba umuryango w'abibumbye nyine nuko rwose izo raporo nahoze mvuga zerekanye ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, zitavuga ziti abicanyi abangaba turabababariye, abicanyi ba FPR turababariye. Bo bandi ni raporo zakozwe zireba abantu gusa, cyane cyane abantu babigizemo akaga. Ntabwo zanditswe zigira ngo zikikire umwicanyi runaka. Ubwo rero ikintu twandikaga ni uko tubabwira ko icyo kintu bagomba kubona yuko gikomeye, barimo gusa naho bimika ikinyoma, bimika abicanyi, bimika kudahana. Tukagira ngo rero bazongere basuzume barebe ukuntu inyito ya mbere yari yabaye, kandi twese rwose twumva itubereye, yari yabaye mu mwaka wa 2003 y'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda 1994, yagaruka uko nguko akaba ariyo inyito yemerwa. Ikindi cya kabiri, kwagira ngo izo raporo nk'uko wazivuze, nk'uko nanjye maze kuzivuga, twaka rwose umuryango w'abibumbye kongera kuzijyana hanze, kugira ngo izisohore zijye hanze. Kandi si ukuvuga kuzijyana hanze gusa, ni ukuvuga ati bavuye ati izi raporo turazigenera hehe, turazigenera iki? Urabona ko urukiko mpuzamahanga rwafunze rwa Arusha. Iyo urebye igisigarizwa cyayo ntabwo gifite inshingano yo gukora ankete no gushyira ku manza mu nkiko abantu bo muri FPR bakoze amarorerwa, amahano, nk'uko n'abandi bo muri MRND-CDR bayakoze. Ntabwo biteganywa. Tukabwira rero ni ibyaha bitigera bizimangatanya na rimwe. Ntibareba uburyo ibyo byaha nabyo bikurikiranwa kugira ngo abantu ukuri kongere kugaragare, kandi ubutabera kuri. Nicyo kintu twabatse ni ukutaburura izo raporo zikaze baryamyeho, badashaka ko zigaragara,
kandi rwose ariyo nzira yo kureba ko abanyarwanda bakongera bakava ibuzimu bakajya ibuzima. Icyo ni icya mbere. Ni icya kabiri, yuko umunsi, inyito y'umunsi iba nk'uko yari yagenwe, bakagaruka ku munsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside mu Rwanda muri 1994. Icya kabiri, ko bareba uburyo bwose hajyaho imanza, hajyaho inkiko zo kugira ngo n'abiciwe na FPR nabo bakiranurwe, nabo bashobore rwose kwemererwa kwibuka ababo, kwemererwa nabo nk'uko ari abantu nabo babuze byose, kwemera yuko abantu bo muri FPR tubuze amazina, tunababwira tuzanababwira niba bishaka, iyo abantu tubona bakwiye gukurikiranwaho. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ugukomeza, hari ibihugu byagiye, ni byiza ko urabuze uti hari ibihugu byo mu Burayi byavuze yuko nabyo bishyigikiye ibyo Abanyamerika n'Abayapani n'Abongereza bavuze. Ni byiza ko ibihugu, icyo ni icya gatatu tugomba kuzakora, ibihugu tuvuge nk'Ububiligi cyangwa se nk'Ubufaransa byagiye bishyiraho umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bashyiraho babyongeraho bakibuka n'abandi nyine atari Abatutsi gusa, bakibuka n'abandi, n'Abahutu nabo bapfuye muri iyo jenoside ari mu Rwanda mbese cyangwa se muri Kongo, bidafite n'umuntu wabiburana ukundi. Icyo nacyo ni ikintu tugira ngo tuzakore kuri ibyo bihugu bigenda kubera inyungu zabyo. Hari yenda twebwe hari igihe tuvuga ngo ni ukubera ko baba batasobanukiwe, ariko tujye tubifata ko yenda baba batasobanukiwe, kugira ngo tubabwize ukuri, babibone, bashobore kuba babona basubira mu byemezo baba bakoze, kuko bazaba babona ko ntabwo bakorera amahoro Abanyarwanda, ahubwo ni ugukomeza kubazindika nyine muri uwo muriro w'urwangano, muri uwo bwicanyi. Icyo ni icya gatatu twumva tuzakora. Icya kane ni uko nyine wa mugani Abanyarwanda, nk'uko izo ni nanone twari tubisanganywe, ni uko dushaka gukomeza koko, nibiba ngombwa noneho tukazabagezaho nk'uko twabitangiye, tukazabagezaho tuvuga duti abantu tubabwira ko mukwiye gukurikirana, dore bakoze babikorera ahangaha, ngiyi dosiye isa n'iyuzuye, urumva, kugira ngo niba batanabikoze mu mwanya w'urukiko mpuzamahanga, ariko niba muri abo bantu hari abaza bakaba baza mu bihugu byacu hino ahangaha, izo dosiye zibe zihari, ibihugu by'inahangaha tuvuga yuko bigendera kuri demokarasi no ku butabera, bajye bamenya yuko abantu nk'abo twerekana yuko bafite ibyaha bikomeye, niba bashaka kubacumbikira cyangwa kubinjiza ku butaka bwabo, bamenye, bazabe bafite amadosiye ahagije abantu yo ku bantu nk'abo ngabo, kugira ngo bahageze, kuko bazaba babona ni ibyaha nyokomuntu byiciwemo n'Abanyarwanda. Hari Abanyarwanda benshi baba muri ibyo bihugu, n'ubwo wenda ahubwo bafite n'ubwenegihugu bw'ibyo bihugu. Ni ngombwa rero ko nabo bashobora kugira ngo nabo ubwo butabera bubi. Muri make ni izo nzira twumva dushaka gukora.
zimwe twatangiye ibindi tugira ngo tunahamagarire abanyarwanda babidufashemo. murakoze. twariho twumva Dr Nkiko Nsengimana kandi turacyari kumwe muri iki kiganiro ku ihuzagurika ry'umuryango w'abibumbye kuri jenoside yo mu Rwanda, amaze gusobanura ingamba ziteganywa n'umuryango Rwanda Truth Commission kugira ngo baharanire ko ubutabera bugerwaho. Haracyari utubazo twinshi cyane abantu bibaza, kubera ko nk'uko twabyerekanye kuri uyu muryango w'abibumbye wagiye utaba abanyarwanda mu nama kenshi kandi igihe cyinshi, ku buryo n'abanyarwanda benshi bapfuye, cyane cyane ubwo ndavuga muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. abantu benshi cyane bapfuye kubera ko banizeraga ko umuryango utakwemera ko abantu bicwa nk'amasazi kandi uwo muryango ufite ingabo mu Rwanda. Ariko rero uko byagenze nyine nuko izo ngabo zahise ziyabangira ingata ziritahira, zirareka amaraso y'abanyarwanda arasesekara. Ikibazo rero cy'ubutabera, biragaragara ko amahanga ntabwo ashyigikiye ubutabera bufatika. Ntabwo amahanga ashyigikiye ko abanyarwanda bagira amahoro mu gihugu cyabo, bakiyunga n'amateka yabo, mbese igihugu kikomorwa. Ntabwo amahanga bishyigikiye, ahubwo ikigaragara nuko amahanga ashyigikira ufite leta. Ni ukuvuga ko ubu hari leta ya FPRDM ya Kagame, iriya leta nivaho nayo amahanga azayishyigikira. Iramutse ari leta ivuga iti ibyakozwe na FPRDM si byo, dusubiremo biriya byose, amahanga yagenda akabisubiramo. Ariko ikibazo uko kimeze ni abanyarwanda baba bariho babyinisha muzunga. Abanyarwanda ubwacu ni twebwe dukwiye gukanguka, tugahaguruka tukavuga tuti duharanire ko ukuri ku byatubayeho, ukuri kw'amateka yacu kujya hagaragara, abagize uruhare mu bwicanyi, bamenye amaraso y'abandi banyarwanda bose bakamenyekana, noneho bamara kumenyekana basaba imbabazi, bacirwa imanza, bahanwa, nabyo bigakorwa, ariko nibura abantu ntibabe bamwe ari nk'abamarayika abandi ari amashitani, ku buryo ndetse usanga n'ibyo byose bigenda bikajya ku bwoko bwose, ku buryo abantu bakomoka mu bwoko ubu n'ubu usanga uwo ari we wese ashinjwa icyaha cya jenoside. Ubu ndavuga abakomoka mu bwoko bw'abahutu, nyine bakavuga ngo abahutu bose ni interahamwe. Ugasanga n'uwavutse ubu, n'uzavuka ejo bundi, muri ya gahunda ya politiki ya FPRDM ya Ndi Umunyarwanda ivuga ko abahutu n'abakomokaho bose bazajya bahora basaba imbabazi z'icyaha cy'inkomoko. Nyine ugasanga ari ikibazo kiremereye cyane. Abanyarwanda rero niba bashaka ko bagira amahoro nyamahoro, niba ubwabo bagomba guhaguruka bakavuguta uwo muti, bakawunywa, baba ari abatutsi, baba ari abahutu, baba ari abatwa, bakawunywa, noneho bakabana mu gihugu mu bwubahane. Leta ikaba ihari ari leta ya bose, irengera bose. Reba nko mu Bufaransa, iriya dosiye y'indege yarimo Habyarimana Juvenal yarimo perezida Habyarimana Juvenal na perezida Cyprien Ntaryamira b'u Burundi. Iriya ndege ihanurwa ryayo nk'uko byagiye bigaragazwa kenshi, byabaye imbarutso ya jenoside yo muri 1994. Ugasanga dosiye nk'iriya Abafaransa, nk'uko n'ubundi abantu bajya bavuga bati bayishyiramo politiki koko, kubera ko ubu politiki y'Ubufaransa niyo kugira ngo ibane neza, niyo kugira ngo babane neza na leta ya FPRDM, kubera ko igikomerezwa cy'umunyagitugu Kagame nyine cyashoboye kugira ubwamamare hamwe na hamwe, ku buryo basanga gishobora kubangamira inyungu zabo, bityo bakaba bumva bagomba kumwagaza kugira ngo iminsi yicume babanze kuba bisuganya ubwabo. Ariko hagati aho dosiye bati tuyirye, tuyikure mu nzira, tuvuge ko iyo dosiye nta bimenyetso dufite ko tutazayikurikirana, kandi biragaragara ko abanyapolitiki babigizemo uruhare rukomeye cyane, nta gushidikanya. Nk'uko Kagame iyo dosiye bayifungura yari yarahahamutse akagira ubwoba, avuga ati ni leta y'Ubufaransa, ni leta y'Ubufaransa,
biragaragaye ko koko leta y'ubufaransa nayo iriho ihuzagurika cyane kuri iyo dosiye ku buryo igeze n'aho ivuga iti iyi dosiye irabitswe. ariko rero iyo dosiye yabikwa itabikwa mu bufaransa birumvikana ikibazo ni icy'abanyarwanda n'ubundi turagifite, igihe cyose tutazagishakira umuti kizakomeza kibaho ngaho. ariko yabikwa itabikwa n'ahandi hose hari ubutabera, ndizera ko abarebwa n'iyo dosiye bose n'ahandi hari ubutabera bazabushakisha kugeza igihe buzabonekera, kubera yuko ukuri kw'ibyabaye kurazwi, ntabwo abantu bakomeza kubipfundikirana ngo byemerwe. ariko rero ni kimwe mu bigaragaza yuko amahanga mu by'ukuri nta nyungu afite ku bijyanye n'uko abanyarwanda bagira ubutabera nyabwo. ikindi kinabigaragaza nyine nk'uko twabivuze, iriya mapping report yerekanaga ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ubwicanyi nabwo bwagize intera ya jenoside nk'uko iyo raporo y'umuryango w'abibumbye ya mapping report nayo ibyerekana. nabwo bati ubutabera nyine bashyira mu kamuga, barabyihorera, barabika. biragaragara rero ko nta nyungu amahanga azigera agira mu bihe bya vuba yo kugira ngo haboneke ubutabera nyabutabera mu Rwanda. ni ngombwa ko dukomeza gutekereza tugashakisha ingamba zinyuranye kugira ngo mu by'ukuri haboneke ubutabera. ni ngombwa ko dukomeza gutekereza tukanakangura n'abanyarwanda cyane cyane abariho babyiruka, nabo bakora za revolisiyo, burya nibo bakora amahindura akomeye cyane mu bihugu. abariho babyiruka bagashakisha guharanira ukuri ku mateka y'igihugu cyabo. nta nyungu mbona abana bacu n'abazabakomokaho, nta nyungu n'imwe bazaba bafite kugira ngo babane mu gihugu, cyangwa se bamwe bahere hanze yacyo, bamwe bita abandi abana bafite ibyaha by'inkomoko, abana bafite ibyaha bituruka mu bisekuruza byabo, cyangwa n'ibindi n'ibindi. icyo ni ikibazo gikomeye cyane. mbona ko urubyiruko, abanyarwanda aho babyiruka ubu ngubu, iyo nshingano barayifite ikomeye cyane kugira ngo iyo nzigo mu banyarwanda bayice. ariko rero natwe mu bihe tugezemo, ibyinshi byabaye twari duhari, twarabikurikiye neza, turabizi. natwe dufite iyo nshingano yo kuvugisha uko kuri kose tukakwerekana. noneho n'abo babyiruka bakazagira aho bahera bavuga bati ukuri kwashyizwe ahagaragara. niyo mpamvu ngira ngo nyine nongere gushima uriya muryango Rwanda Truth Commission wiyemeje guharanira ukuri ku byabaye mu Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri uwo muryango wo gucika intege ukomeze, noneho wegeranye ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ubwicanyi bwagiye buba mu Rwanda, bwaba ari ubwakozwe na MRND CDR cyangwa n'ubwakozwe na FPR-DMI, byose bijye ahagaragara. noneho nitudashobora guharanira ubutabera ngo tubugereho mu gihe cyacu, abazadukurikira nibura bazavuge bati aha naho hari ibimenyetso twakwifashisha, kuko byanze bikunze abanyarwanda bazahabwa amahoro nuko bazazamura uko kuri. noneho bamwe ntibigira abamarayika kandi nabo bafite ibyaha, ntibigira abamarayika ari amashitani. uko kuri bazakuzamura, nikumara kuzamuka niko kuzavamo umuti uzafasha abanyarwanda kubana mu gihugu bubahana, kubana mu gihugu basangiye, kubana mu gihugu bose bisanzemo batahisemo, kandi bakashyiraho n'ubutegetsi buzajya burengera buri wese, ntibube ubutegetsi bw'udutsiko, ari nabwo mu by'ukuri butugejeje ahangaha. nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana ngo usubize ijambo. nibazaga niba hari icyo wifuza kongeraho kuri ibi ngibi, cyangwa se niba hari ikindi wavuga mu bijyanye n'ingamba zindi zakoreshwa kugira ngo abanyarwanda barusheho kumva ko iki kibazo kibareba kandi ko gikomeye, ko batagomba kukirekera abandi. nagira ngo ngufungurire mikoro, wongere ufate ijambo, ugire icyo ubwira abatwumva kuri ibi turo tuganiraho. urakoze cyane muvandimwe Musangamfura, ubuze amagambo akomeye cyane, ngira ngo nanjye ntsindagire.
abantu b'abanyarwanda ni twe twenyine, kuko biragaragara ntabwo ari abanyamahanga bazaza kudusayura muri iyi sayo turimo. Biragaragara, urabona imyaka 26 aho igeze, aho tugeze. Icyo kibazo ntaho cyari cyagera, ahubwo kirimo kugenda kibiba ibibazo bindi bishyashya buri munsi. Ni twebwe rero koko abanyarwanda tugomba guharanira uko kuri, guharanira ubutabera, guharanira ko umunyarwanda wese wagwiriwe n'amahano yibukwa, yemerwa, nawe akagira uruhare mu kubaka igihugu no kugira ngo gishobore kubakwa kitongeye kugwa mu mahano nk'ayo. Ikintu kibabaza cyane, yenda sinzi ukuntu tuzakishobora, abantu benshi ubona barabaye ntavuga imfungwa z'amoko babitirira, ukabona ahubwo n'ibyaha abo bantu bavuga bitirirwa, bakavuga yuko bakoze kubera yuko bari mu bwoko bwawe, ukumva ko ngo nawe uri muri abo ngabo. Ni ikintu gikomeye cyane gituma abantu, ukabona hari abantu b'abahutu ubona yubwiye ko abatutsi bishwe, bakishwa n'izo ntuza n'abo bantu twavuga bo muri MRND babaheza nguni ku bwoko, ukabona bibateye ikibazo cyo kuba kubyemera gusa ko habaye itsembabwoko, no kuvuga ati abantu bakoze ibi badukoreye amahano akomeye, rwose ntabwo nzongera kubacira kari urutega, nanjye nzaba mu ba mbere bavuga ko runaka na runaka na runaka bagize uruhare. Rwose abo bantu tuvuga yuko ntacyo dupfana, ubwoko bwabo n'abicanyi, twebwe turabaziranenge kuri icyo cyaha. No ku batutsi ni kimwe, hari abatutsi nyine babona yuko kubera yuko FPR yishe abahutu, FPRDM yishe abahutu, ukabona kubirenga birabagoye, bati ntibishoboka, niba barabishe natwe, nanjye ubwo ngubwo ndi muri ubwo bwoko, nanjye mbarimo, cyangwa se kuko bavuga ko bandokoye, ubwo ngubwo nzaba mpfobeje jenoside yatubayeho ko turi abatutsi. Kandi ntaho bihuriye, uretse ko atari n'ukuri yuko bahagaritse jenoside. FPRDM yatsinze intambara, ntabwo yigeze ihagarika jenoside. Iyo iba yarayihagaritse twari kubibona. Ntabwo iminsi yari kuba amezi 3 yose ku bantu bari bafite imbaraga zangana kuko zari zihari, ku bantu bashoboraga no guhamagaza abanyamahanga bati mudufashe ibintu tubigireho. Abatutsi ntabwo ntibari gupfa uko bapfuye kuri. Ukabona rero abantu dukomeje kuba imfungwa z'abahezanguni z'amoko tuvukamo. Aho hantu ntituhashobora, ahubwo tugahuzwa wa mugani no guha agaciro ubuntu, ubumuntu, ubuzima undi. Umututsi wiciwe n'umuhutu wiciwe bazira ubwoko bwabo, abo bantu ni bamwe, abo bantu basangiye kimwe, kuko icyaha cyakorewe ababo ni kimwe. Abo bantu rero bakwiye kujya hamwe, ahubwo bakavuga bati bariya batindi b'abatutsi, bariya batindi b'abahutu bishyira imbere, bakavuga ngo barabikora mu izina ryacu, bakica abantu intuzi ingana kuriya, tubigizeyo, twubake u Rwanda twebwe dushaka. Icyo ni intambwe tugomba gutera, cyane cyane twebwe twabira ibintu byabaye dukuze, noneho tugatinyura n'abana kuba babitinyuka,
bo kubera yuko ayo masinde ntabwo ntibayafite nkatwe ku buryo rero bo ubona ariko twari dukwiye rwose gufatanya abantu b'abahutu abantu b'abatutsi twagiriwe akaga kangana kuriya uko abantu bazajya batubona turi kumwe. Nacyo yenda ikintu nashimira cy'umuryango wacu Rwanda Truth Commission nuko duhuye turi abatutsi turi abahutu nyine ubwumva tuva mu moko atandukanye, tuva mu bitekerezo bya politiki bya mbere byari bitandukanye, nubwo iyo utegereje usanga ibyo twemeraga icyo gihe na n'ubu aribyo tukemera, ariko nuko bamwe twari mu mashyaka ataramwe cyangwa mu mashyirahamwe n'iki, ukabona icyo kintu mbona rwose ari ku bantu bakuze turengeje imyaka 50 abenshi, ukabona turi hamwe turi abahutu turi abatutsi, baturutse Bugande, baturutse mu Rwanda, baturutse Bakiga, Abanyenduga, Abakibo, bose duhura dushyize imbere ubuntu, dushyizeho yo gushaka n'ubuhe muti wo kubaka u Rwanda rw'amahoro arambye bw'uburenganzira burambye. Mbona aho hantu ariho koko abantu tukwiye kubashyira imbaraga zikomeye, tugashobora rwose kwigizayo abantu biyitirira ubwoko kugira ngo baturehe mu byaha bo bakoze. Ubwo nk'uko nabivuze, abatutsi n'abahutu bishe abo ni ubwoko bumwe, ni ubwoko bw'abicanyi, naho abatutsi n'abahutu batishwe biciwe nabo ni ubundi. Ntibarebe rero haganzwe abo banyamafuti, abo banyabyaha bikomeye n'ikibazo n'ibibazo by'ubwoko, ni uko nguko tuzaga tubirenga, naho ubundi bazakomeza kubitujandikamo. Kandi iyo unabirebye koko ukabireba ubisesenguye uciye mu mizi, wasanga n'ayo moko nk'uko bavuga amoko ahandi hino ntacyo ashingiyeho rwose. Reka yenda nkunganire gatoya Dr. Nkiko Nsengimana, reka nkunganire gatoya. Abanyarwanda turangwa no guhisha icyo dutekereza. Icyo ni ikintu rwose usanga kiturimo cyane, ku buryo umunyarwanda usanga ari umuntu uri aho ngaho agaseka kandi ashira, akakubika amaso, kandi mu mutwe we biriho bibira, mu mutima we biriho bibira, akaguhisha amaso, akaguhisha ijambo rye ngo kugira ngo adapfusha ururimi. Bizagenda bite? Bizagenda gute ko umunyarwanda atinyuke? Za garanti zatuma atinyuka kumva ko navuga atazabizira, atazabikurikiranwaho. Izo garanti sosiyete y'abanyarwanda yari yakura bihagije ku buryo umuntu yakumva ko izo garanti sosiyete yazimuha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekereza. No muri aya mahindura tuvuga revolution, tuvuga ikenewe, kuko revolution ni ngombwa rwose. Nta kindi kizahindura kiriya gihugu hatabaye revolution mu mizi izatuma n'iyo mitekerereze n'iyo myifatire igoramye ikocamye nayo ikosorwa, noneho umuntu akumva ko iyo myifatire nayo ubwayo igira uruhare mu marorerwa amukorerwa cyangwa akorerwa be cyangwa akorerwa n'abandi. Urabona nka biriya no mu migani kera byari mu imfurishije agira ishira, harimo icyo kintu nyine cy'uko ya mfura, cyangwa imfura ni ijambo ryakorera ku munyarwanda nyawe, ku munyarwanda ufite uburere bufatika, ko ari wa wundi uhisha akababaro ke, utakwereka ikibazo afite, cyangwa n'ibira bya nariya amazina wasanganaga abantu benshi cyane ngo hisha mu nda cyangwa ubitse mu nda ntibwa n'imbwa. Usanga abanyarwanda ari abantu bafite icyo kintu cyo kuyoboka uri ku ngoma, nyine bagakurikira irivuza umwami, ku buryo ndetse buriya na shitani ije igafata leta bayiramya, bakayikurikira rwose, bakayiha amashyi, bakayibwira ko ari igitangaza. Babikora ntihanabura n'abavuga bati nawe urinde Imana, nk'uko na Kagame hari abavuga ngo ni Imana, cyangwa akora ibintu biruta iby'Imana, cyangwa se n'abakora nk'iby'Imana. Bizacika bite mu banyarwanda? Iryo ni ihurizo rikomeye cyane, ku buryo n'abantu
bamwe haravuga ngo revolution ngo ntabwo ari ngombwa, kugira ngo mbese bakaba ngo si ngombwa ngo abanyarwanda bashobora kuganira, noneho ngo muri uko kuganira hakavamo ibisubizo. Ndetse bamwe bakanavuga ngo muri uko kuganira ngo bihere mu batavuga rumwe na leta, bakore ikintu kimeze nka cya ruhurura bose bahuriramo nyine, kirimo amashyaka n'imiryango ivuga ko idakora politiki, noneho bahurire mu kintu kimwe, ngo cya kintu kimwe kizagire ibyo gisaba, noneho kizabisaba nyine ijwi ryacyo rizumvikane, bitume noneho haba igitsure cyinshi cyangwa igitugu cyinshi cyatuma leta y'umunyagitugu Paul Kagame yemera kuganira n'abayirwanya n'abatavuga rumwe nayo. Ariko mu by'ukuri iyo ntabwo ari revolution. Revolution ni wo muti uzaboneka ugakiza buri wese. Uwo muti yaba ari na Kagame arawukeneye, n'abe barawukeneye, n'abari n'izo ntore zirirwa zimwamamaza hirya no hino zirawukeneye, n'abantu b'interahamwe cyangwa n'abandi bose batavuga rumwe na leta, n'abandi bose uwo muti barawukeneye. Bakeneye iyo revolution yo mu mizi izakora no ku mitekerereze yacu n'imibereho yacu, n'ubwo buryo tubaho duhishahisha, ibyo byose bikaranduranwa n'imizi cyangwa bikavugururwa, umunyarwanda aho ari hose akabona ko icyo kintu kigomba guhinduka, noneho akaharanira ukuri. Nibyo bizatuma abanyarwanda bagira amahoro nyamahoro. Iyo revolution rero tuzayigeraho dute? Iyo revolution izaza ite? Nko mu muryango wa Rwanda Truth Commission, ndanabivuga cyane cyane ko nzi ko uri mu ishyaka nyine Ishakwe, mu nama nkuru y'ishyaka Ishakwe. Ikindi kandi nkuzi muri politiki ibyo uharanira ubu ngubu si ubwa mbere nkumvise ubiharanira, nabikumvanye na kera muri za 90 n'izo ntambara zitangira. Numvaga ibitekerezo wari ufite, ibyo waharaniraga, n'ubu wakomeje kubiharanira. Urugendo ruracyakomeza. Nkurikije ubunararibonye ufite muri izo nzira zose wagiye unyuramo, mu mahanga wagenze, mu bikomerezwa by'amahanga hirya no hino mwagiye muvugana, ubona abanyarwanda uko bazi, ubona imbuto ya revolution kugira ngo izafate imere, ubona ari ibiki bizakorwa, byakorwa na bande, byari, cyangwa se nkatwe twakora iki kugira ngo nibura uruhare rwacu ruzagire aho rugera? Dr. Nkiko Nsengimana, mikoro yawe irafunguye, ndagira ngo utwungane kuri icyo kibazo. Urakoze cyane. Icyo rwose ni ikintu gikwiye kuzafata igihe kirekire koko, ariko muri make ikintu navuga koko, hagomba revolution. Ntabwo kuvuga ngo abantu bagiye kubanaho Kagame kubera yuko ari umwicanyi ari iki, ngo tujye hamwe tumuvaneho, ngo ibindi tuzabireba nyuma. Icyo ni cyo kintu nyine ubona uvuze abo bantu bashaka guhura ngo bajye hamwe ngo mu kintu gihereje nk'icyo cyo kuvanaho Kagame, ntaho bizagera rwose. Abantu tugomba kwemera gutinyuka. Njye numva ari ukwemera gutinyuka gusesengura amateka yacu, twamarira kuyasesengura tukavanamo amasomo twese turi hamwe, noneho nanone tukavuga duti dushyire imbere iki, duharanire iki gituma ibibazo wa mugani bigenda bitazongera kugenda nk'ubu. Hari nk'ikibazo rwose gikomeye mu mateka y'u Rwanda, baba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa, baba Repubulika, baba abami n'iki. Ubutegetsi bufite ikintu nakwita ubugome karemano. Abantu batinya ubutegetsi kuko ari ubugome pe. Nuko bukora uko ubutegetsi bw'u Rwanda kuva bwabaho burangwa n'ubwo bugome karemano. Kuba umuntu yakwica uko ashatse, kuko ategeka, kuko yica. Ibyo bintu rero bigatuma haza ikintu cyo kugira ubwoba.
hakaba ikintu cyo guhakirizwa, hakaba ikintu cyo kuregana kugira ngo undi ahite imbere yawe nyine ave mu nzira mbere yawe n'iki, wowe ubonwe neza n'ubutegetsi bwo kugira icyo bugutwara. aho hantu ntitutahiga ngo kandi tubanze tunahemere. iyo icyo kintu cy'ubugome karemano mu butegetsi tukiga uburyo tukivanaho ko ubutegetsi budagomba kugira gutyo, biraka rero ko twiga ubundi butegetsi bundi. ubu butegetsi bugiraho umuntu ngo ni perezida cyangwa ni umwami niwe utegeka byose, ukabona byose arategetse, ukabona umuntu uko agiye uvuga ngo ni ishyaka runaka niryo ritegeka, abandi barirwanya bakabavuyemo. aho hantu tugomba kuzahatekereza koko. aho hantu niho nta kuntu koko twakwiga ubutegetsi abantu batagira ubwoba. icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. ikindi wa mugani ni ukumenya bukorera. ubutegetsi bugiyeho kugira ngo wigwizeho ibintu ugabe, nabyo ni karemano. umwami yaragabaga akakwambura n'ibiki n'ibiki n'ibiki. ukumva rero ko igihugu cyabaye akarima kawe. ntabwo igihugu gishobora kubakwa gutyo. igihugu ni igikiza ubukungu, ni ikizamura ubukungu kuri buri wese. ukumva niyo nshingano yawe wowe ufite nk'umuntu w'umuyobozi. icyo ni indi ntuza rwose ihari ikomeye ya kabiri. iya gatatu hari iki kintu cya munyangire. hari ikintu umuntu yakita ngo iki, urabona niba ungiriye nabi, ibintu byo guhora, ni ibintu byo guhora. nubwo tuvuga ko bitariho, ko byaciwe n'iki, ariko biracyariho. ni n'ibi ngibi biriho. urabona umuntu akavuga ngo akoze icyaha, abamukomokaho nabo bakagomba kubyishyura. mu bintu byayo mu Rwanda 1994 ako kantu karimo, twabishaka tutabishaka, ako kantu karimo. kabaye yuko bavuga bati abatutsi nuko bari, ntubarebe uwo wari umaze guhanura indege ngo ari ukurikiranwa cyangwa ubuye imirwano cyangwa n'iki, noneho barengere abandi batutsi batari muri ibyo, bakavuga aha ngo ni abatutsi. ukabona abantu barashize kubera umuntu wabikoze, kubera ko ngo ari mu bwoko ubu. kera ubundi byari n'umuryango gusa, none ubu byavuye ku muryango, byavuye ku rugo bijya ku muryango, bijya ku gihugu. ukabona ugomba kwishyurira niba iri cyaha wakoze ugikoreye ubwoko bwawe cyangwa akarere kawe, mbese tuvuze n'ibibazo by'akarere. ibyo bintu tugomba kwiga mu mitegekere. tuzabivanaho dute, kandi ni ubuhe butegetsi twashyiraho butuma buri wese yumva ari responsable, afite inshingano, kwabazwa nawe ibyerekeye igihugu. k'umutegetsi, k'umuyobozi abazwa gukorera rubanda gutyo. icyo kintu nacyo nakita cyo umuco wo guhora nutuvamo, si ukuvuga ngo nutuvamo, nitwubaka inkingi za politiki, inkingi za sosiyete zituma ibyo bintu bidashoboka, nyine tuva aho ngaho, aho hantu numva hazahumuriza abantu benshi cyane. noneho rero wa mugani koko dushyireho igihugu kibereye buri wese. biraka ibyo rero, biraka mbere na mbere ibyo batubwira ngo muze tujye hamwe, ngo twahuye turi hamwe turi 100, amashyirahamwe 100 turi hamwe n'iki, dukora iki, habuze mwebwe n'iki. genda avuga rwose twe tuzakomeza kubura muri ibyo igihe cyose abantu batazemera yuko
twicara hamwe tugasasa inzobe tugatekereza ibibazo mu mizi nk'uko nguko maze kubivuga n'ibindi byaza mbese n'ibyo bibazo n'ibya jenoside n'ibindi byose n'ubwicanyi n'ibindi n'ukuntu abantu bagiye bikubira ubukungu bw'igihugu n'iki ibyo bintu tuticara hamwe ngo ibyo bibazo tubishyire hamwe tubisesengure tubishakire umuti twubake umushinga ntabwo rwose uvuze ko ndi mu ishakwe ntabwo nuba mu ishakwe tuzajya mu biganiro bizaba bitajyanye aho ngaho ibintu bavuga ngo tujye hamwe ngo turwane tugire gute oya nitubanze twemere dutekereze ibibazo byacu tubisesengure tubishakire ibisubizo noneho wa mugani mbe ntashobora kubwira umwana wanjye umva rero umwana wanjye yewe ndakuze wowe aho ugeze jya imbere aho ugiye tabara igihugu kuko gifite inshingano iyi ngiyi njye nta mbaraga mfite ariko ndi inyuma ibi bintu bijyemo kuko bifite kuramira abanyarwanda bifite kuramira afurika bifite kuramira n'isi ni uko nguko mbona aho hantu dukwiye rwose yenda hari igihe tubivuga abantu bakatwumva nabi bakavuga ngo turimo kugenda ngo turabavuga ngo nta muntu ngo tubona turi abantu tutagira intenge turazifite ariko turashaka ko tuziganira twese hamwe abantu bumve ko n'icyo duharanira ntabwo ari ukuvuga ngo turazajya mu bintu byirukanka gutyo kubera ko uriya muntu atubabaje ababaje igihugu n'iki ukabona tunabikoze ntitwanabishobora kuko udafite ikintu uharanira nacyo koko uti ikintu nagipfira umwana wanjye yagipfira umwuzukuru wanjye yagipfira niyo ntambara bahamagarira abantu ntabwo ushobora kumva udafite icyo upfiriye nyacyo koko kirenze wumva kirenze ubuzima bwawe abandi bazanagushimira ntabwo wabijyamo numva rero mu magambo makeya yenda tuguye kuzareba uko tuzaga tubisobanura abantu ntibumve yuko tubateye ubwoba cyane ari ukugira ngo tubavane mu kibuga no kugira ngo bahindure imibonere babone aho tuvuye ububi bwaho cyangwa n'ibyiza byarimo bijye ku ruhande bumve yuko sibo tuvuga turavuga ibibi byabaye niba warashyigikiye ubutegetsi nk'ubwo ngubwo ntiwari uzi ko wenda byarabaye bivuye twahuriye ingoma narayonse ariko yakoze ibintu bibi iki kintu kibi nicyo ndwanyije noneho dukomeze inzira yo kugira ngo turebe icyo dushobora kubaka koko cyagirira abanyarwanda akamaro niho rero niho mbona n'ibi ubona twanditse kuri iriya baruwa tuvuga turashaka yuko nyamuneka rwose ukuri mutagupfunyapfunya ngo kugende mushaka kurengera abicanyi kandi hari abantu baboroga hanze bavuga bati nyamuneka turarengana twararenganye ni mudutabare nyamuneka umuryango w'abibumbye ibi ngibi kuko turi hanze nibyo ariko ubundi mu gitekerezo cyacu kuko wamugana imyaka 26 irashize ntacyo wakoze ni twebwe icyo kintu tuzagiharanira n'ibyaha byabaye bidasibangana nubwo umuntu azaba ari mu myaka 85 ariko icyo kintu tuzagiharanira tukigereho kugira ngo kuri kuganze abanyarwanda bongere babone inzira yo kubana nk'abanyarwanda nk'abantu nibyo nagira ngo mvugiye muvandimwe urakoze cyane Dr Nkiko Nsengimana kuri ubwo busesenguzi bwimbitse utanze ku kintu gishobora gufasha abanyarwanda ku kintu gishobora gutuma abanyarwanda bagira ubwiyunge nyabwo abanyarwanda bashobora mu by'ukuri gusasa inzobe noneho bakashakira hamwe umuti watuma bagira amahoro mu gihugu cyabo ni ikintu gikomeye koko hari ibintu wavuze nyine byerekeranye n'abagerageza
uhuriza abantu hamwe kugira ngo barebe ukuntu baba benshi bakaba bakuka igitutu ubutegetsi bukavaho. harimo nk'umuntu wanyandikiye ambwira ati ko numvise murwanya ibintu byo gushyira hamwe, kandi na revolisiyo muvuga abantu kugira ngo bayikore bisaba ko abantu baba bari ku butegetsi bafashe ubutegetsi, mwebwe mubona iyo revolisiyo ishoboka ite mutari mu butegetsi mudafite leta? Icyo kibazo uwakimbajije si we wenyine, ubwo hari n'abandi babyibaza. ubundi mu by'ukuri abantu babona hari za leta zikora revolisiyo igakomeza, mbese igashinga imizi, ko ugasanga ko igihugu cyahindutse mu mitekerereze, mu mikorere no mu myumvire. Ugasanga ko igihugu cyahindutse, noneho abantu bakavuga bati guhera kuri iriya leta nibwo ibintu byahindutse. Noneho abantu bakibeshya yuko mu by'ukuri iyo revolisiyo itangirira kuri iyo leta. Revolisiyo itangira abantu batarafata leta, ikagaragarira mu mikorere yabo, mu myumvire yabo, no muri iyo nzira izabageza no kuri iyo leta. Noneho revolisiyo, kuko revolisiyo nyayo ihera muri ya mitekerereze y'aba bantu bariho bayihanga, abantu bashobora no kuyizana. Naho ntabwo ushobora guhuriza abantu hamwe bafite imyumvire inatandukanye neza ijana, ukabahuriza hamwe gusa kubera ko bahuje umwanzi umwe, kubera ko bose bashaka ko nyir'igitugu nyine umunyagitugu Paul Kagame ava ku butegetsi. Ugasanga nicyo kintu gihuje ba bantu, bakaba bahurira hamwe kuko baturutse imihanda yose bavuga bati tumukureho. Ba bantu nibamara kumukuraho, niba bishobora bakamukuraho, ntibizababuza ko buri wese noneho asubira mu byo yari arimo, asubira mu byo yari ari byo. Noneho ugasanga nanone abantu amakimbirane arazamutse, ahubwo nabo ubwabo bakaba basubiranamo. Kandi gusubiranamo mu banyarwanda byagiye biba kenshi cyane, turabizi. Natanga n'urugero rukunze kuvugwa n'abantu bavuga bati nabyumvanye abantu b'abatutsi nyine bavuga ati n'ubundi abahutu ubutegetsi ntabwo bari gushobora, ibyo gutegeka ntabwo ari ibyabo, kuko hari ababivuga bavuga bati bari babubonye muri za 59, 60 na kangahe 73 baraburwanira kugeza nyine ubwo babugambuwe bose muri 94. Ugasanga hari abafite imyumvire nk'iyo ngiyo, ariko mu by'ukuri biriya bigaragaza ko abantu bashobora gushyira hamwe barwanya ikintu kibabangamiye, ariko mu by'ukuri imyumvire yabo itandukanye. Noneho bamara kukirwanya, ya myumvire yabo igatuma nabo ubwabo basubiranamo. Icyo ngicyo ni ikintu cyagiye kiboneka ahantu henshi cyane. Hari ahantu henshi cyane rwose abantu barwanyaga n'abanyagitugu, bamara kubakuraho nabo ubwabo bagasubiranamo. Urugero rukomeye cyane umuntu yavuga kandi ruri hafi nurwo muri Somalia. Muri Somalia imitwe yarahagurutse itandukanye irwanya ingoma yari hari, ndumva ari ya Siad Barre, barayirwanya. Bamaze kumukuraho, kugeza ubu ngubu muri Somalia ntabwo amahoro aragaruka, ntabwo baragira ubutegetsi bumvikanaho ngo buzane revolisiyo abasomali bari bakeneye mu gihugu cyabo. Icyo kintu ntabwo kiragerwaho. Icyo kandi saho honyine, hari n'ahandi hagiye haba za revolisiyo zikomeye cyane, nko muri Iran habaye revolisiyo ikomeye cyane yakozwe na Bayatora bariya ba Khomeini. Ubwo we yahagurutsaga abanya-Iran ati iyo mitegekere iri aho ngaho mu gihugu cyacu, itegekwa, mbese igihugu gitegekwa n'ibintu, gitegekwa n'abantu b'ibikoresho bya bampatse ibihugu, bari aho ngaho gusa, mu by'ukuri ari bampatse ibihugu batwitegekera. Ibyo ntabwo ari byo, abanya-Iran nimuhaguruke. Kuko yahagurukije abantu, barahaguruka. Yego yitwaje idini, byaramufashe kuko idini burya riracengeza cyane, ricengeza amatwara kurusha ikindi kintu cyose. Barahaguruka ku buryo ubutegetsi barabwirukanye. Saho honyine, hari n'ingero nyinshi cyane umuntu yatanga. Ariko noneho nabo bamaze gufata leta, revolisiyo bavuze ko bayikomeje, kandi kuko baranayikomeje, ariko bayikomeza mu rwego rwa kisilamu nyine, rwo kugenda bakaza umurego, ariko nibaza ko aho bagejeje harenze aho abaturage bifuzaga, cyangwa se n'aho imbaraga zabo
muri iyo myumvire zashoboraga kugera ku buryo yenda ariyo mpamvu ubu ngubu umuntu agenda abona hazamo ibibazo binyuranye, nubwo bampatse ibihugu batigeze baborohera bakomeje kubarwanya, ariko nabo ubwabo bampatse ibihugu baramutse baretse kubarwanya nabo ubwabo basubiranamo. Kubera iki? Kubera yuko mu by'ukuri icyabahuje kiriya gihe cyonyine ntabwo cyari gihagije. Natwe rero mu Rwanda gahunda yo kuvuga ngo abantu niduhaguruke twese tujye kurwanya ingoma y'igitugu ya Paul Kagame, ya MRND, nako ya FPR-DMI, ntabwo bihagije. Ntibihagije kugira ngo abantu bavuge ngo bakora revolution, kuko bahageze bagize amahirwe bagafata na leta, imyumvire yabo itandukanye, ntabwo byaborohera kugira ngo niyo leta ishobore gutera kabiri cyangwa se banubaka n'ikintu gikomeye cyakora revolution. Koko nicyo dukangurira abantu tuvuga tuti nitureke kugira ubunebwe bwo gutekereza, dutekereze, dushakishe niki cyakorwa kugira ngo umunyarwanda aho ari hose akanguke, abone ko amahoro azayabona ari uko n'undi munyarwanda wundi ayafite, kandi abone ko amahoro azayahabwa nuko atazashaka guharanira kwikubira ibyiza by'igihugu, akabona ko agomba kugira icyo akora kugira ngo umunyarwanda ahinduke mu mitekerereze, mu mikorere no mu myumvire. Umunyarwanda mbese yivugurure kugira ngo abe umujyambere ushobora gutuma igihugu cye kigira amahoro arambye. Icyo kintu mpamya ko abanyarwanda bifuza guhindura ibintu mu gihugu ni benshi cyane, bafite ibitekerezo byinshi cyane binyuranye, imbaraga bazerekeje muri icyo cyerekezo. Mpamya ko haboneka imivune ishobora gukoreshwa yatuma abanyarwanda, baba ari abahutu, baba ari abatutsi, baba ari abatwa, baba ari abari mu n'izo ntore za Kagame cyangwa se n'abandi bahanganye n'ubwo butegetsi, mpamya ko abantu bashobora gutuma haboneka umuvuno watuma abo bantu batekereza batari koze koko twagannye muri iyi nzira ko ariyo yatuma tugira amahoro arambye. Naho ubundi ibintu uko bimeze, ibyo FPR-DMI ikora, MRND CDR ikomeza ku butegetsi, nayo yashobora kuba igeze nk'aho ngaho ikora nkabyo cyangwa inabirenza. Iyo ishobora kuba yarakomeje ku butegetsi yari itarahagera, ariko iyo ubutegetsi bukomezanya umuvuduko bwari bufite, ntawe uzi aho bwari kugarukira. Icyo gihe nabwo ababwibonagamo, cyane cyane abantu bo mu bwoko bw'abahutu banakomoka mu karere ka perezida nyakwigendera Juvenal Habyarimana, nk'abo bibonaga muri ubwo butegetsi bakabwiyumvamo, ntabwo bumvaga ko bushobora no kuvaho, ntabwo bumvaga ko nabo ubwabo bashobora kugera ubwo babura amahoro, ntabwo babyumvaga. Bari mu butegetsi bumva ijuru ryabo bararigezemo nta kindi, ariko barangaye, bangara bafite n'izina ribi, bangara bafite bikoreye, mbese ni nka bya mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu bamukoreye inkono ishyushye, bangarana iyo nkono ishyushye ku mutwe wabo, kandi bari mu butegetsi bumva nta n'icyabo bakuraho, bumva barageze iyo bagomba kugera. Ni kimwe n'izi ntore za FPR-DMI, nazo zirabyina kuko n'agasuzuguro kenshi cyane. Kubera iki? Zumva nta kintu na kimwe gishobora gutuma ibintu bisubirwamo n'abandi banyarwanda, cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu, nabo bakongera kugira agaciro mu gihugu. Bumva bidashoboka, byararangiye. Ariko mu by'ukuri ntabwo bareba amateka, kandi amateka uko ateye, byanze bikunze bizasubirwamo, byanze bikunze bizaba agatebe gatoki, bizahinduka haza ibindi. Kuki abantu badatekereza ubu ngubu bati twakora iki cyatuma ibyago byose, amakuba yose twanyuzemo atazongera kuba mu gihugu cyacu? Twakora iki cyatuma buri wese agira umutekano uhagije, atari ukuvuga ngo ngiye gushaka ibikoresho bya gisirikare n'ibindi byose bihambaye mbihe abo duhuje ubwoko cyangwa se abo nibonamo, noneho tuzahangane n'abandi bose kugeza isi irangiye. Ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Hakorwa iki rero kugira ngo abanyarwanda bakanguke, bumve ko inzira yonyine ari iyo ngiyo ishobora kubazanira amahoro mu gihugu cyabo? Ndahamya ko indatwa ziri mu banyarwanda, ndashaka kuvuga abanyarwanda bize cyangwa se n'abandi bafite
n'ukundi kuntu bagiye batera imbere bakagira ibyo bageraho bikomeye bigaragaza nyine ko umuntu aba afite imitekerereze ifite intambwe imbere y'abandi, baganishije ibitekerezo baganishije imitekerereze yabo muri icyo cyerekezo. Bati dushaka ikintu cyatuma umunyarwanda wese akanguka agatekereza amahoro nyayo, amahoro arambye. Mpamya ko imbaraga abantu bashyira muri biba byo kuvuga ngo twabonye none icyo tugiye gukora kizatuma dutaha tukabwiza Kagame ngo ururimi yumva, byatuma abantu babona inzira nyanzira ifatika, inzira abanyarwanda bahunze igihugu bazibonamo, inzira abanyarwanda bari mu gihugu bazibonamo, bityo bakazagira icyo bahurizaho cyatuma igihugu cyabo kigira amahoro arambye. Njye numva aho ngaho ariho yenda dukwiye gukangurira abantu, baba ari abadukurikira cyangwa se abatwibonamo, baba ari n'abitwa ko dushyamiranye, nubwo bari muri opozisiyo ariko bakumva ko dushyamiranye kubera ko tudafite imyumvire imwe, byaba n'abandi bose, twumva icyo kintu ari ikintu gikomeye cy'uko abantu bakwerekeza imitekerereze yabo muri icyo cyerekezo cy'amahoro arambye. Ya mahoro arambye azaturuka muri ya revolisiyo, kandi ya revolisiyo buri wese igomba kumuheraho, ntabwo ari revolisiyo y'amagambo gusa, ni revolisiyo buri wese igomba kumuheraho, ku buryo n'ukubonye abona ko nawe ubwawe koko ibyo wigisha ubyemera ijana ku ijana, bityo n'uwagukurikira n'uwabyemera akaba yabyemera avuga akubonaho urugero rw'uko nawe ubikora. Numva rero icyo ari kimwe mu bintu mu ishako nyine twagiye dukomeza guharanira, ari na kimwe mu bidutandukanya na bagenzi bacu benshi bavuga bati kuki ibintu byo gushaka gushyira hamwe abantu bose mu birwanya. Mu by'ukuri ikibazo ni icyo ngicyo. Hari abakeka ko turwanya ibyo bintu gusa ngo kubera ko turiho tubirwanya se, cyangwa kubera ko birimo kanaka na kanaka na kanaka. Mu by'ukuri ubibona gutyo aba abibonye mu nzira ya bugufi cyane. Ibyo bintu ntitubyemera kubera yuko umuti aho tuwubona ntabwo ari aho ngaho, kandi tukumva ahantu tutabona umuti, nta mbaraga na nkeya dushobora kuhashyira, tutanihanganira yuko n'abantu barangaza abanyarwanda babaganisha mu cyerekezo tubona kidafatika, kitabaha amahoro nyamahoro. Nk'ubu ikibazo dukunda guhora tubona kandi biza buri gihe bikongera bigaruka bigaragaza ko nta n'amasomo tubikuramo. Nkatwe tumaze imyaka irenga nka 25 n'irindwi gutyo mu bintu byo gushaka guhindura ibintu mu gihugu cy'u Rwanda, tubimazemo imyaka myinshi cyane, ndetse bamwe twanabitangiye na FPR-DMA itarafata leta, no ku ngoma ya Habyarimana Juvenal. Ibyo bintu twari twarabitangiye dushakisha ukuntu haba iyo mpinduramitekerereze mu banyarwanda, iyo mpinduramikorere mu banyarwanda, kugira ngo abantu bagire igihugu giha buri wese amahoro, giha buri wese umutekano, kitavangura, kidatoteza aba n'aba ngo gitonesha abandi. Icyo kintu twagiharaniye na mbere y'uko FPR-DMA iza mu Rwanda, ku buryo rero mu by'ukuri icyo twaharaniye n'ubu ngubu turacyagiharanira. Nk'ubu ikintu nyine mvuga gihora kiza iteka kigashitura abantu bagahaguruka ugasanga ibintu byacitse. Umuntu aravuga ati hari igihugu twavuganye nacyo gishobora kuzadufasha tukitoza, tukazakora urugamba, tukazajya guhangana n'iriya ngoma ya Paul Kagame, noneho tukamugamburuza. None nimutange amafaranga, nimutange imfashanyo, nimugire gute. Kuko ugasanga abantu bavuye mu byo bari barimo, bagiye gushakisha uburyo, bagiye kubwegeranya, bakabitanga, abantu bakabirya, ibyo bari bahagurukirije bigasinzira bikayoyoka. Hagashira imyaka nk'ingahe undi agaturuka hariya n'igitekerezo nk'icyo ngicyo nanone akongera agahagurutsa abantu. Ikigaragara ni uko abantu bababaye koko, barababaye, barashaka ko ibintu bihinduka. Ni nayo mpamvu uje wese nyine ufite ikintu cya serwakira nk'icyo ngicyo bahaguruka bagahurura. Ariko rero nkatwe tuvuga tuti twiyemeje guharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda no mu banyarwanda, kuko ntabwo ari mu Rwanda gusa, dushaka ko bihinduka no mu banyarwanda.
baba ari abari mu gihugu bari n'abari hanze. Dushaka ko ibintu bihinduka naho hombi. Nta kuntu ibyo bintu twabireka ngo bitambuke, abantu bakomeze babikore twicecekere, tutagira abo twanduranyaho. Niyo mpamvu rero iteka mu ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe tuzahora turwanya iyo mikorere tubona ko itaganisha kuri kwa gutekereza nyako gutuma abanyarwanda bagana ku muti ufatika. Tuzashyigikira abaharanira revolisiyo nyayo, tuzabashyigikira ndetse tuzanashakisha n'ukuntu abaharanira revolisiyo nyayo nyine bayiharanira koko babyitangiye, tuzanashakisha n'ukuntu twashyira ingufu hamwe kugira ngo iyo revolisiyo yo mu gihugu cyacu no mu banyarwanda iyo revolisiyo izashoboka. Icyo ndumva ari ikintu tuzaharanira. Nagira ngo tugane ku musozo, Dr. Nkiko Nsengimana, ku musozo w'iki kiganiro twise ihuzagurika rya Loni kuri jenoside yo mu Rwanda. Ndibutsa abatwumva ko yari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Nkibutsa ko muri iki kiganiro bari kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana, umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi bw'umuryango Rwanda Truth Commission, ni ukuvuga umuryango uharanira ukuri ku marorerwa yabaye mu Rwanda. Mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo nibutse muri make cyane mbere yuko ngusubiza ijambo rigana ku musozo, nagira ngo nibutse nyine ko twibanze cyane cyane ku ibaruwa ikomeye cyane mwandikiye perezida w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Ndibaza ko mwandikiye ucyuye igihe, mwandikira n'ujeho ubu ngubu wa perezida bombi, munandikira n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mubabwira yuko mu by'ukuri umuryango w'abibumbye udakwiye gukomeza gutererana abanyarwanda no guhemukira abanyarwanda, munavuga yuko ibitekerezo nk'ibyatanzwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubwongereza, igihugu cy'Ubuyapani ku byerekeranye n'inyito ya jenoside yakorewe abatutsi, muvuga yuko nyine muri iyo nyandiko muvuga yuko mushyigikiye imyumvire yatanzwe n'ibyo bihugu bitatu byavugaga biti iyo nyito iteye ityo ni imfunganwa, ituma mu by'ukuri abanyarwanda bose bishwe bazira ubwoko bwabo cyangwa bishwe muri iyo jenoside batahabwa agaciro kangana kandi barishwe muri jenoside bose. Mwanditse iyo baruwa nyine musobanura ibintu byinshi cyane mwashingiragaho, mwerekana ko n'uwo muryango w'abibumbye nawe ubwawo wagiye ukora amaraporo atandukanye yerekana ibyaha by'amarorerwa byakozwe na FPR-DMI ndetse n'ibyaha bya jenoside, ariko mu manza ntibacirwe imanza, ndetse ugasanga ibyo FPR-DMI leta yayo yifuza ari nabyo bariho bagenda batora buri mwaka, ari nabyo nyine twanavuze yuko ikigaragara ko uwo muryango w'abibumbye cyangwa n'indi miryango mpuzamahanga ikorana na leta ibihari, ku buryo n'indi leta niza nayo ikavuga iti ziriya nyito tuzihindagure, nabyo bazabishyigikira babitore, nabyo byamamazwe gutyo nyine. Muri iki kiganiro twavuze kuri iyo baruwa mwanditse, ibaruwa ikomeye cyane, ndetse tuvugana no ku ngamba muteganya kugira ngo itabe ibaruwa gusa, ikurikirwe n'ibikorwa kugira ngo mu by'ukuri muharanire yuko ubutabera nyabutabera buza mu banyarwanda kandi bukaza bushingiye ku kuri, kugira ngo abakoze ibyaha by'ubwicanyi, abamennye amaraso y'abanyarwanda bose babe babikurikiranwaho. Nagira ngo nyine nibutse ababa batangiriye ikiganiro hafi abagitangiriye hagati ko cyane cyane ibyo ngibyo twaganiriyeho, kandi nanongera kuvuga yuko tuzongera no kugaruka ku mwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, uriya mwanzuro wafashwe ku itariki 20 Mata mwaka w'2020, uwo mwanzuro 74 agakoni 423, umwanzuro uvuga ku munsi mpuzamahanga
wo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu 1994. Uwo mwanzuro tuzawugarukaho turebe n'ibiwukubiyemo bindi, ndetse tunungurane n'ibitekerezo kuri izo ngamba zinyuranye nk'uko bimwe twabikomojeho muri iki kiganiro. Nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana tugane ku mwanzuro wa kino kiganiro, nguha ijambo risoza kino kiganiro. Ijambo ni ryawe Dr Nkiko Nsengimana. urakoze muvandimwe Musangamfura. Mfite amagambo make yo gusoza, kuvuza amagambo meza akomeye nanjye numva nagira yanjye. Hari akantu wenda nagira ngo nongereho gatoya k'ibi bintu wa mugani uvuga ute abantu bahora mu bishyushye. Ni kamere y'impunzi. Impunzi burya zihora, impunzi zikunda impuha, impunzi zikunda serwakira, impunzi zikunda nyine wa mugani bigenda vuba, kuko niho bumva bongeye kugira agaciro nk'abantu. Noneho kubera uko ari gutyo rero ibintu bikaguma uko, kubera ko ibintu bihora mu mpuha, bihora mu bigurumana, ukabona ntaho bagiye. Niyo mpamvu wumva n'ibyo by'intambara, wumva ujya gushyiramo ngo bakore intambara nyine, abenshi bumva aricyo gisobanuro cy'ibibazo byabo, bakibagirwa yuko niyo ntambara bavuga ese ayo mashyaka azahura ari 20, buri wese afite uko areba imbere. Iyo ntambara bazagira ingabo, zizayoborwa zite ko ingabo ziyoborwa na politiki. Nagira ngo rero nongere nsubira muri ibyo rwose, muri ibyo wavuze, kuko birakomeye. Ibintu byacu, yaba amashyaka ya politiki, yaba imiryango idaharanira inyungu nk'uwacu wa Rwanda Truth Commission, ibintu burya iyo udasesengura mu mizi ibibazo ntaho ubugana. Iyo nta ntekerezo ufite ngo ugire umushinga uhamye, ntaho ubugana. Iyo nta buyobozi ufite bw'inararibonye, bureba kure kandi bukunda igihugu, bukunda n'abanyagihugu, ndavuga leadership, ntaho uba ugana. Naho ubundi rwose kuri twebwe muri Rwanda Truth Commission twandika n'iriya baruwa nyine, ni nko kwemeza, nko kubwira abanyarwanda bamugani turashaka ubutabera, kuko ariko ubutabera bugomba gushingira ku kuri, kuko dukeka yuko tubona ko ukuri niko kuzadukiranura, ukuri niko kuzadukiza, ukuri niko kuzatuvana mu isayo ry'ubwicanyi, ukuri niko kuzatuvana mu isayo y'ubutegetsi bw'ubugome, ukuri niko kuzatuma koko twubaka igihugu nk'imiryango ya politiki cyangwa idaharanira inyungu zindi, dukunze abanyarwanda, dukunze u Rwanda. Ni icyo kintu nagira ngo nsorezeho, rwose nanjye ngira ngo nsabe abanyarwanda kumva yuko tugomba guharanira ukuri, cyane cyane muri ibi bintu byabaye iwacu bya 1994. Tukurebe, tugusesengure, ariko twimirije imbere, tudashaka kurenganura umuntu ngo nuko duhuje ubwoko, ngo nuko duhuje akarere, ngo nuko duhuje iki n'iki, kuko ukuri konyine kuri aho ngaho niko kuzatuma tubivamo. Naho ubundi dushaka kurengera umuntu kubera yuko tuva indimwe dusa, tugira gute, ntaho tuzagera, tuzaguma muri iri sayo. Rwose abanyarwanda rero mudufashe, duharanire n'ibi ngibi. N'uriya munsi uba buri mwaka ku itariki ya 7/4, ubu munsi wo kwibuka ibyabaye muri jenoside muri 1994 mu Rwanda, ari jenoside yabereye mu Rwanda igatsemba abatutsi,
ari ibyaha by'inyokomuntu byabereye mu Rwanda bikatsemba abahutu, bimwe nk'uko wabonye raporo ya Gersoni yabivuze muri 1994 rwose yerekanaga yuko nabyo ari jenoside, cyangwa se mapping report nayo yabivuze. Inzira ni iyo ngiyo rwose. Nyamuneka mudufashe nangwa tuzahuza umunsi twese, umunsi umwe, twibaka twese, twibukiranya twese, turirira hamwe, ariko cyane cyane tureba imbere h'Abanyarwanda, ukuntu tuzaba tuvuye muri iryo sayo ryo kwimana imitima yo kwemera undi, yo gukunda undi, yo kumva akababaro k'undi. Uwo munsi rwose ntuzajye uba umunsi wa mugani wo kwibuka n'agahinda, ahubwo ube yuko noneho twashinze imizi, yuko tugiye kubaka kubahana kimwe hamwe n'Abanyarwanda, yuko twashinze imizi, yuko twese nk'Abanyarwanda tungana ntawe uruta undi mu burenganzira bw'igihugu. Ni icyo ngicyo nagira ngo nsorezeho. Murakoze. Banyarwandakazi rero mwaduteze amatwi muri iki kiganiro cyacu tukigarukirije aha ngaha. Tuzakomeza ubutaha. Ndabibutsa ko yari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Mukaba mwari kumwe muri iki kiganiro na Dr Nkiko Nsengimana na Sixbert Musangamfura. Ikiganiro gifite inyito ihuzagurika rya Loni kuri jenoside yo mu Rwanda. Murakoze rero abaduteze amatwi. Ubwo naho ubutaha, ikiganiro cyacu kigarukiye aha ngaha.